Rosalia Gicanda wishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994 akicirwa mu cyahoze ari Prefegitura ya Butare, niwe mwamikazi wa nyuma u Rwanda rwagize mu mateka yarwo. Akaba yari umugore w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ku itariki 20 Mata mwaka w'1994 nibwo umwamikazi Rosalia Gicanda yishwe, yicirwa mu cyahoze ari Prefegitura ya Butare mu gihe Jenoside yari irimo gukorerwa Abatutsi. Umwamikazi Rosalia Gicanda yishwe urw'agashinyaguro, yishwe ku itegeko ryatanzwe na Kapiteni Nizeyimana Ildefonse. Nyuma uyu kapiteni yahamijwe ubwicanyi ndetse akatirwa igifungo cy'imyaka 35, mu gihe Rosalia Gicanda yatabarijwe imwima mu karere ka Nyanza. Gicanda Rosalia yavukiye Rwamagana mwaka w'1928. Yakuze ari umukobwa muremure, benshi bemeza ko yari mwiza kandi ko yanarangwaga n'ikinyabupfura n'isoni nyinshi. Ibi byagaragaye cyane mu muhango wo gutoranya umwamikazi, ni ukuvuga uwagombaga kuba umugore w'umwami hari ku ngoma ya Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ubwo habaga umuhango wo gutoranya umwamikazi, icyo gihe abakobwa bose bari baratoranyijwe bagombaga guca imbere y'umwami Rudahigwa bambaye uko bavutse. Ariko bigeze kuri Gicanda araturikararira bitewe nuko atashoboraga kubyihanganira. Bikaba ari byo byatumye umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa amuhitamo bitewe n'imico ye myiza. Ku itariki 13 Mutarama mwaka w'1942 nibwo Rosalia Gicanda yashyingiranywe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, waje kubatizwa agahabwa izina rya Charles Léo Pierre. Bakoze ubukwe barashyingiranywe imbere y'Imana, cyane ko icyo gihe Mutara wa gatatu Rudahigwa yari yaremeye kureka imigenzo n'imyemerere gakondo, agahabwa izina rya Charles Léo Pierre, ndetse u Rwanda akarutura Kristo umwami. Rosalia Gicanda niwe mwamikazi wa nyuma w'u Rwanda, yabaye umugore wa kabiri wa Rudahigwa nyuma y'uko uwa mbere ari we Nyiramakomari yari yirukanywe. Icyo gihe bamuzizaga ko atabyaraga. Gusa Nyiramakomari yaje gushyingirwa Nyirimbirima mwene Nshozamihigo, babyara abana benshi. Batangira kuvuga ko Rudahigwa ari utarabyaraga. Ku itariki 25 Nyakanga umwaka w'1959 umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wari warabatijwe Charles Léo Pierre yaratanze arapfa, urupfu rutunguranye cyane. Umwaka w'1961 ubwo hari inkubiri yo gushaka kwimakaza ubutegetsi bwa Repubulika, wari perezida w'u Rwanda icyo gihe Gregory Kayibanda yirukanye mu rukari umwamikazi Rosalia Gicanda mu rwego rwo kuzimanganya burundu ingoma ya cyami n'ibimenyetso byayo. Rosalia Gicanda yakomeje kuba mu mujyi wa Butare, aho yiciye muri Jenoside yakorewe Abatutsi afite imyaka 66 y'amavuko. Hari ku itariki 20 Mata mwaka w'1994 Rosalia Gicanda yishwe arashwe ku itegeko rya Lieutenant Pierre Bizimana na Dr Kageruka wari umuganga mu bitaro bya Kaminuza ya Butare. Bose bahawe amabwiriza na Kapiteni Ildefonse Nizeyimana nk'uko twari twabivuze. Gicanda bamwicanye n'abandi bagore 6 bari inshuti ze hamwe n'abandi bo mu muryango, bakaba barajyanywe imbere y'ingoro y'umurage w'amateka y'u Rwanda i Butare bararasa. Umwana w'umukobwa waje kurokoka niwe wasigaye abari inkuru y'urwo rupfu. Uyu mwamikazi nabo bari kumwe bapfuye. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, Lieutenant Bizimana Pierre n'umusirikare muto witwa Aloyizi Mazimaka bahamijwe n'urukiko rwa gisirikare icyaha cyo kwica umwamikazi Rosalia Gicanda. Lieutenant Bizimana ahita akatirwa igihano cyo gupfa cyari cyemeye mu Rwanda icyo gihe, naho Mazimaka akatirwa igifungo cya burundu. Tariki ya 6 Ukwakira mwaka wa 2009 Kapiteni Ildefonse Nizeyimana wahoze kuri ibiro by'ubutasi, akaba yari n'umwe mu bahigwaga cyane ngo baryozwe ibyaha bya Jenoside, yafatiwe i Kampala mu gihugu cya Uganda maze ashyikirizwa urukiko mpanabyaha rwari rwarashyiriweho u Rwanda rwakoreraga Arusha muri Tanzania. Tariki 19 Kamena mwaka wa 2012 ahamwe n'icyaha cyo gutanga itegeko ryo kwica umwamikazi Rosalia Gicanda, kimwe n'ubundi bwicanyi bwakozwe muri Jenoside, ahita akatirwa igifungo cya burundu. Yari mwiza imbere n'inyuma, yakundaga Imana agakunda n'umugabo we Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ni amagambo ubwirwa na buri wese mu bahuye cyangwa se ababanye na Rosalia Gicanda, umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda wishwe ku itariki 20 Mata mwaka w'1994 muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Bamwe mu babanye n'uyu mwamikazi Gicanda bemeza ko yari umuntu mwiza, haba ku mubiri no ku mutima, agira kwicisha bugufi kudasanzwe. Umukecuru Mukandori Dinasienne wabanye nawe mu kiganiro yagiranye n'Igihe yagize ati, ndamukumbuye, wabonaga ari Imana atari umwana w'umuntu, yaterekaga amata akazimanira abantu bose atarobanuye. Uyu mukecuru yagarutse mu kwicisha bugufi kwa Gicanda avuga ko yabanaga neza n'abandi bagore mu muryango remezo, dore ko yari umuyoboke ukomeye wa Kiliziya Gatolika. Mukandori yavuze ko ikidasanzwe ku mwamikazi Gicanda ari uko yakundaga umugabo we byahebuje, kugeza ubwo yari yaranditse amazina ye ku irembo ngo uwinjiye wese ajya amwibuka.
Mukagakombe Venantiye unaturanye urugo ku rundi naho Gicanda yari atuye i Huye, nawe yavuze ko umwamikazi yari yihariye mu mico myiza ku buryo atumva icyo abamwishe bamuzizaga. Ati yari mwiza cyane, afite umutima wagutse, ntiyari akwiye kwicwa urw'agashinyaguro ahorwa uko yaremwe. Satani n'abazungu bazanye ivangura mu banyarwanda barahemutse. Umwe mu muryango wa Gicanda utarifuje ko amazina yatangazwa yavuze ko buri tariki 20 Mata hajya hategurwa misa yo gusabira umwamikazi Gicanda n'abo mu muryango we bazize jenoside yakorewe Abatutsi. Ati umwamikazi muziho byinshi kandi byiza cyane, ukuntu yakundaga abantu, akazimanira abantu, abaje kumugana wese atavangura. Ati tujya tugira misa yo kumusabira ndetse tukibuka n'ibikorwa bye byiza byamurangaga. Ibigwi n'urukundo by'umwamikazi Gicanda byirahirwa n'uwamugezeho wese. Mu buhamya bwatanzwe na Perezida Paul Kagame mu mwaka wa 2017 avuga ku mateka y'ubuto bwe kuva afite imyaka 4 y'amavuko ubwo yatangiraga inzira y'ubuhunzi, yashimye Gicanda nk'umwe mu bamufashije akabasha kurokoka. Ni ubuhamya bugaragara kuri nomero 2944 y'ikinyamakuru Jeune Afrique yasohotse ku itariki 14 Kamena mwaka wa 2017, yiswe amabanga y'ubuto bw'abakuru b'ibihugu barimo Perezida Paul Kagame, Ali Bongo Ondimba, umwami Mohamed wa gatandatu wa Maroc na Alpha Conde. Perezida Kagame avuga ko mbere y'uko u Rwanda rubona ubwigenge, Abahutu bari batuye ku musozi wa Tambwe mu Ruhango, aho umuryango we wari utuye, batangiye gutwika inzu ndetse banagirira n'abo Abatutsi bari bahatuye, kandi babishigikiyemo n'ubuyobozi bwari icyo gihe. Icyo gihe umubyeyi wa Kagame yatangiye kubategura ngo bahunge, maze hahita haza imodoka, umushoferi wayo ashyikiriza uwo mubyeyi wa Kagame ibaruwa yavugaga ko atumwe n'umwamikazi Gicanda wari utuye i Nyanza mu rugendo rw'iminota 40 uvuye aho bari batuye. Umwamikazi yari asabye uwo mubyeyi ko yabahungisha muri ibyo bihe by'amakuba. Perezida Kagame n'abantu bari baturanye binjiye muri iyo modoka mu gihe igiriri cy'abantu babahigaga cyaturukaga ku wundi musozi kigahita kirara mu byo bari batunze. Icyo gihe ngo basanze umwamikazi Nyanza mbere y'uko berekeza mu Mutara, ari naho bavuye bahungira muri Uganda. Umwamikazi Rosalia Gicanda ubaruhukiye imwima ya Nyanza, ahatabarijwe umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa na Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Ngaya amateka yaranze ubuzima bw'umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Rosalia Gicanda twagarutse muri kino kiganiro. Niba utarakora subscribe yikore. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.